munsi none inkuru nkuzaniye n'akataraboneka. Damara Show yaguteguriye filime y'akataraboneka nziza cyane yitwa Ishuri Series. yaba ari Kevin muraje mumpore ngiye kwamira ubundi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Aline wiciwe mama we n'umugore witwa Kamire. Birangira Kamire yigarura umutima wa papa Aline, none barabana. Bivuze yuko Kamire ari mukase wa Aline, gusa Kamire afite amabanga menshi. Yabeshye umugabo we ko Keva afite icyo bapfana, bituma ze kuba mu mazu yo kwa Aline, kandi Kamire akundana na Keve. Uzwari igihe nsinzira ntarota turyamanye nakamubwira ngo kubura, ahita mbyuka basi kugira ngo ndebe yuko waba uri hanze nkakubura. Wait a minute. Okay? uretse Aline atangiye gukundana n'uyu musore Keve, none Keve ateye inda Aline. Kamire byose arabimenye. Nyuma yuko Kamire agerageje uburyo bwose ngo yice Aline bikanga, afashe umwanzuro wo guteranya papa Aline na Aline. None papa Aline afashe umwanzuro wo kwirukana umukobwa we Aline kandi atwite. Nyuma y'igihe kirekire Aline arabyaye, abifashijwemo n'umumama w'umugira neza. Ese Keve azamenya yuko Aline yabyaye ngo ajye gushaka umwana we? Ese papa Aline namenye yuko yirukanye umwana we bitewe n'uyu mugore mubi? Bizagenda bite namenye yuko umusore uri mu mazu ye adafite icyo apfana n'umugore we, ahubwo ari uwo baryamana? Azakora iki? Uyu mugabo utwaye umwana wa Aline we yaba ari nde? Ese Aline azongera kubona umwana we? Ntukikwe n'iyi filime iri guca kuri tucabona yacu bisanzwe yitwa Damara Show. Jya mu ishakiro rya YouTube wandikemo Damara Show cyangwa se wandikemo Ishuri Series, cyangwa nanone ujye muri comment kuko twayipininze, uklike kuri comment ya mbere ugere kuri YouTube channel yacu kuri subscribe, ubundi uryoherwe na episode ya mbere kuko kakanya tuvugana yahageze. Ishuri Series. Let me see.